kipe duhanganye nayo kuri 20 singa nesheshatu Rayon Sport abimitima inangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe Kagame Imana yishiraga amakipe waride abasifuzi uragura ngurashaka iki gikombe none dorura kibuze yogenda amahoro. Igihugu cyose kizima cya miliyoni 12 zirenga gihanze amaso uyu wa gatandatu, ndavuga abakunda imikino. Uyu wa gatandatu ni tariki 26 mu munsi wa 19 wa shampiyona, aho twese duhanze amaso umukino uzahuza ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC ku nshuro yazo ya 94 zihura. Gusa wamenya ko inshuro enye ziheruka cyangwa se 5 Rayon Sport yatsinze imwe yonyine, APR yitsinda inshuro enye. Biragoye bino minsi kugira ngo amakipe azapfe kunganya. Turaza kureba ese mu mibare niki uyu mukino uduhishiye speciale umufana, nkuko no munsi nababwiye ko ari umufana. Tuze kureba icyo avuga, ariko ku ruhande rw'abareyo basizoye, ku ruhande rw'aba APR basizoye, buri wese ari kuvuga ati ejo ni gupfa no gukira. Turabasura rwose aho wabari, dufite abafana ku mpande zombi, ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, bagiye kwigaragaza. Natwe twumve icyo batubwira. Imibare irahari, turabifite hano imbere yacu, turaza kuba tubibagezaho muri iki kiganiro Man of the Match cyo ku wa gatanu ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Nitwa Jonathan Hazet, televiziyo ni IFM. Reka mwese mbahe ikaze, nago ndibuze kwizimba mu magambo tuvuga ibintu byinshi, kuko no munsi biraza kugorana ko turi bubone n'akaruhuko. Dufite iminota mikeya cyane yo gusobanura, ibindi tukagarira abafana nabo bakisobanura. Ariko turababwira ko tugumye kubashimira cyane ko ikiganiro Man of the Match mukomeze kutugaragariza urukundo rudasanzwe, cyane mu buryo mugenda mutureba, za subscribe zanyu, comment n'amashare, byose biba byatugezeho 5 nawe ukunda ikiganiro Man of the Match. Kimaze igihe gito dutangiye, ariko urwego turiho cyangwa se urwego mwatweretse mwagikunzemo n'urwego twishimiye cyane, ari nayo mpamvu natwe turi tayari kugira ngo buri kimwe cyose, amakuru yose muyabonere 5 ku gihe. Niyo mpamvu twafashe umwanya tukavuga tutireka dutegure ese uyu mukino w'amateka uhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport uhishiki uhishiki niki kiuranga, cyane n'ubwo wenda atari yo derby twavuga ko nkuru mu Rwanda, kuko tuzi derby ya Kiyovu na Rayon Sport, ariko guhera mu mwaka w'1995 ubwo APR yatangiraga gukina shampiyona, nibwo wabonaga ko uyu mukino watangiye kuba umukino ukomeye cyangwa se umukino uhanganye, cyane bikingiye ku mateka ya APR uburyo yashinzwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ni RPF yari maze gubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bashinga ikipe y'umupira w'amaguru ni Rayon Sport, n'ubundi yari isanzwe ifite abafana benshi bava muri Rayon Sport bajya muri APR bitewe n'intego APR yari ifite. Usanga noneho hatangiye kubaho guhangana bitewe n'iyo kipe yari ije ishobora gukonkera ku kijyanye n'amafaranga. Amafaranga APR yo yari ifite ubushobozi, Rayon Sport ifite ubushobozi bw'abafana, bitangira gutyo. Wamenya ko nk'amateka aho tugiye guhera, wenda twahere muri 95 muri ruhago nyarwanda, ubona ko ikipe ya APR na Rayon Sport byagiye birangwa n'udushya twinshi cyane abakunzi b'imikino bavuga ati aya makipe kugira ngo yesurane hari biba byabanje kuba.
nko muri 1998 hari umuzamu wa APR FC witwaga Kingundi, uyu nguyu akaba yarirukanwe azira gufata nabi. Icyo gihe murabyibuka ko abibuka amateka, ikipe ya Rayon Sport yari maze gutsinda ikipe bita Mulendege yo muri Zanzibar, niba nibuka neza, yitsinze ibitego bigera kuri 2-1. Hari hakurikiyeho umukino uri buyihuze n'ikipe, murabyibuka iryo tego kuri kimwe. Icyo gihe Rayon Sport yazanye igikombe cya Sekafa Rukumbi, ikipe yo mu Rwanda hano imbere y'amaklub yakuye hanze. Icyo gihe rero haratahiwe umukino wa APR FC na Rayon Sport. Abantu bavuga ati ubuhangange n'ubukaka Rayon Sport ikuye hanze, katupimire ko APR yo mu Rwanda turebe uko biza kugenda. Ariko ntago uyu Kingundi byamugendekeye neza kubera ko yaje kuba yirukanwa. Icyo gihe Rayon Sport yapfunyikiye APR FC ibitego 5-2, maze byose babihegekera ku muzamu. Aravuga ati ni wowe nyirabayazana, ushobora kuba wariye akantu, maze derby itangira gutyo. Namwe mu mateka wo ngo APR yaje kuba imwirukana. Hanyuma hakaza andi makuru twakusanyije, nk'ikimasa cyariwe i Paris, aho bita La Paris, abantu benshi barahaze. Ubwo shampiyona y'umwaka w'imikino wa 2001-2002 mu mpera zawo, APR FC yarushaga amanota 2 ikipe ya Rayon Sport, maze umwe mu bafana ba hafi y'ikipe ya APR FC aravuga ati twateguye ikimasa kimeze neza, twagiteguriye ikipe ya APR FC nimara gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Aravuga ati yizeye ko ikipe ya APR FC iri buze gutsinda uwo mukino. Aho ngaho wenda nkuko turi kugenda tubibona byanditswe cyangwa se amateka tubwira, abenshi wenda twari tukiri bato tuvuga tuti cyane kugera ku bibuga za 2001 byaga bigoye, ariko amateka avuga ko mu minota 15 gusa y'igice cya mbere ikipe ya Rayon Sport yari maze kunyeganyeza inshundura inshuro 3 inka yanjye. Iminota 15 ibitego 3 bya Rayon Sport kabisa byari byamaze kugeramo. Abakinnyi bayo bakora akanama, uko bakoraga akanama igitego cyinjira. Amateka ari hatari kabisa. Uyu mukino warangiye ikimasa kibagiwe abakinnyi ba Rayon Sport kuri umukino wa APR FC na Rayon Sport. Amateka atubwira ko uyu muvandimwe yaravuze ati ngenda ategura ikimasa ntitaye, yari umufana wa APR FC, aravuga ati ntitaye ku ikipe iratsinda. Icyo gihe APR yarushaga amanota 2 ikipe ya Rayon Sport, ariko aravuga ati ntitaye ku ikipe iratsinda ngenda baga ikimasa. Urumva umufana wa APR FC aravuga ati ndabizi neza ko ikipe yacu ingabiri butsinde, ariko byarangiye ikipe ya Rayon Sport ikimasa icyegukanye. Amateka nayo agenda asubirwamo avuga ati ukuntu umufana wa APR FC yabaye ikimasa abareyo, maze muri La Paris ikimasa rwose bakimerera nabi cyane, aho bita inyandungu. Yes, nibyo. Hanyuma tukomeje n'ibyagiye biranga uyu mukino, nkuko tugenda wenda tureba amateka icyo atubwira. Baratubwira ko nk'ikipe ya APR FC mwaka wa 2002-2003 nabwo uwo bita Witakenge Jano, abantu benshi baramuzi, nawe akaba yarakoze amateka nayo. Bavuga ko mbere yuko shampiyona ya 2002-2003 itangira, hakinwe igikombe kiruta ibindi bakita Super Cup, maze mu rwego rwo kwitegura uwo mukino APR FC yari yatwaye igikombe cy'amahoro yibitseho Jano Witakenge wari uvuye muri Rayon Sport. Urumva yari amaze amezi make yegukanye igikombe cya shampiyona, cyatumye ikipe ya Rayon Sport bagirwa ikimasa. Ibyo byo twabivuze, maze APR avuga ati uyu mukinnyi utumye batwara igikombe reka natwe tumwibikaho kugira ngo ibintu byose bigende neza.
APR FC rero yaje gutsinda ikipe y'Inyanza ibitego 2-1 maze bisiga urunturuntu hagati y'abafana ba Rayon Sport na Bitakenge Jano bavuga ati ni wowe watugambaniye. Amateka rwose arakomeza yandikwa, abo bita Njoli Bokungu abenshi muramuzi, yahushije igitego mu buryo bukemangwa, kugeza no kuri ubu ntabwo barabyumva uburyo Njoli Bokungu yahushije igitego. Ni amateka nayo bari kugenda batwibutsa, turi kugenda tuvuga kuri uyu mukino. Aravuga ati umukongomani Fiston Bokungu Njoli wari rutahizamu wa APR FC mu mwaka kuva mu mwaka wa 2008 kugeza 2010 yahushije igitego ku buryo butavugwaho rumwe umukino wa Rayon Sport yari yakiriyemo APR FC kuri stade Amahoro. Baravuga ati Bokungu yari ahagaze ako umukino ndumva wo nibuka icyo gihe ndabyibuka, Bokungu ari hafi y'uruga rw'amahina ndumva stade Amahoro. APR yari ifitemo abakinnyi nka ba Mafisango Nyakwigendera, ifitemo aba bakinnyi impanga zari zirimo Zambuyu na Kabange bari barimo. Rero Njoli Bokungu yarari yarahagaze ku rubuga rw'amahina. Urumva baravuga ati uyu rutahizamu yasabwaga kwinjira mu izamu ryambaye ubusa, dore ko n'umuzamu yari akiri hasi kuko yari amaze kumucenga wese, maze kuwutera umupira, awuteye umupira ntiwarenga umurongo, urahagarara gusa, aratera byiranga wanga kujyamo. Aho APR FC yari yarangije uwo mukino itsinzwe igitego 1-0. APR na Rayon Sport imaze gukina imikino igera kuri 5, APR imaze gutsinda imikino 4 mu gihe Rayon Sport imaze gutsinda umukino 1. Hanyuma wenda mu mibare mu mikino 6 ziheruka gukina ya shampiyona y'umwaka wa 2021-2022, ikindi wamenya nuko APR FC igiye gukina uyu mukino imaze urugendo rw'imikino 50 idatsindwa unbeaten, mu gihe murabyibuka ko ejo bundi yahagaritswe na Mukura itsinze igitego 1-0, ari nako yongeye igatsindwa n'ikipe ya Musanze igitego nacyo 1-0. Urumva ni amakipe yombi aherutse intsinzi. APR yatsinze Tenseri mu gihe Rayon Sport yatsinze ikipe ya Bugesera. Ku munsi w'ejo rero wenda gatoya turebye amandi makuru ari kugenda ayandikwaho nuko iyi kipe ku nshuro byabaye ibindi ikintu kiri kuvugwa cyane, byabaye ibindi kubera ko ikipe ya Rayon Sport igiye kwakira uyu mukino yazamuye icyitwa ibiciro. Nahoze ndera mbere ko ninjira muri studio mbona hasigaye mu matike 3500 ari ku isoko, hari hasigaye amatike 117. Mon frère, amatike arimo aragenda ashira gake. Imikino igera kuri 18 APR FC iyoboye urutonde rwa shampiyona, aho irusha amanota 8 ikipe ya Rayon Sport, mu gihe APR ifite amanota 40, Rayon Sport ifite amanota 32 n'ibindi byinshi cyane kabisa. Hanyuma ikindi wamenya nuko APR FC ifite ibikombe byinshi bya shampiyona y'u Rwanda. APR ifite ibikombe 18, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ikurikiraho ifite ibikombe 9 bya shampiyona. Aya ni amakipe y'ubukombe kabisa, kuko ikindi twababwira nuko nta gihindutse mukino rwose, zaba tugezaho 5-5, nta kindi twarenzaho, ahubwo ejo tuzaba tuhababereye ku munsi wo kwa mbere mu kiganiro cyacu Man of the Match, tureba ibyaranze uwo mukino. Ariko nk'uko twabasezeranyije kuri uyu wa gatanu, tureka tuganirize abafana batubwira uburyo uriya mukino bawiteze, yaba abafana ba APR FC, y'abafana ba Rayon Sport, bose turi tayari. Nitwa Jonathan Hazard, reka mbasigiremo uruhare rw'abafana
hanyuma njyewe nikomereze tuzagaruka ku munsi wo kuwa mbere tureba ibyari byaranze uwo mukino ariko gato wenda mbere yuko nanagenda mbasigiyemo nabo bafana reka manze mbibutse ko atari iyo mikino ihari gusa kuko makipe yandi nayo ari bukine cyane cyane nko ku mugabane w'i Burayi bari buze gukina amakipe nka za Manchester United zaramanuka mu kibuga cyo nabonye inkuru irimo nuko ikipe ya Chelsea na Leicester mukino wabo ari kuzakomeza ku cyumweru wabaye postponed n'abafana reka tubasigiremo nabo bigaragaje kuri mikoro za IFM nitwa Jonathan Hazard tuzahore ku munsi wo kwa mbere nyuma y'umukino wa Rayon Sports n'ikipe ya APR twari twahariye uno munsi ibindi byose na hejo ku kibuga tubagezaho umukino naho kwa mbere mu kiganiro man of the match cy'icyumweru gita hasta la vista kuri mwese abafana Gacuma Sarupongo urumva akaza abafana ba APR FC nk'abanyiragasazi bose ngabo imbere yanyu kuri mikro za IFM ni man of the match nari muri kumwe nanjye Jonathan Hazard listeners. Chingira kuki wari wabona ikipe ku isi itsinda imikino 50 itaratsindwa wowe uri tayari uretse Arsenal yatsinze imikino 49 wari wabona uno wangu APR amateka yaruta 5 ku busa ubundi ikipe duhanganye nayo kuri 20 singa neshesha Rayon Sports akana toto Gasenyi mari iyo mushaka iyo kuri 26 mari Bria na mukobwa wambabaje nka Nyiragasazi wafanye inyiko na kabura umugabo Nyiragasazi yaje kubura umugabo kubera igiko na birambabaza ayo abimitima inangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe Imana yishiraga nyemerera reyo genda nawe mu bikona nagiza wagikona we wabusize mu rugi musozi abo ni barutira amarofema amakipe warige abasifuzi uragura ngurashaka iki gikombe none dore urakibuze ntugende amahoro wagikona we mva muvandimwe nkubwiza ukuri rero nkanjye Musabyimana Manuel alias Gacuma ndishimye cyane kuva nkoye amanota 3 hano i Bugesera ni ukuri pe ni umunezero mwinshi kubareye ubutumwa ngiye kubaha mugende mumbwire uriya mugabo ngo bita ngo ni diru ibya diru byararangiye ndi nkawe nari gusezera muri ya mikino 5 ariko ubu niteguye kwa gatandatu kumukoza isoni nzamukubita ibitego 2-1 APR maze iminsi myinshi itsinda ekipe ya Rayon Sports mwiteguye gute ekipe ya APR umva nkubwiza ukuri cyagiye twari twagambaniwe na Masudi noneho dufite umuzungu nta kibazo dufite n'abakinnyi bacu bari hamwe bashyira hamwe nta kibazo gahunda yacu ni ugutsinda urebye ekipe uko imeze ukareba abakinnyi uburyo bameze twitege ikiguri match APR reka rero nkubwire inshuti yanjye nakubeshye ikipe ya Sport nawe wayibonye uko imeze ntago njye natinya igikona kuri wa gatandatu ndagipfura n'impamvu yatsinze Fazare ikipe yari imeze nabi umutoza turabona 11 abanzamo ubu tuvuga umutoza abanyabakinnyi babanzamo kandi Sport irakomeye icyo nahamya yuko nzayikubita kandi kwa gatandatu abayobozi baze dukubita ikipe nzayikubita bingahe ni ibitego 3-1 nkanjye Sarupongo Nyamirambo
ni nana bibetinga nashyira ubuzima bwanjye ko APR nzatsinda kuwa gatandatu. Ubonye nawe umupira dukinye APR imaze iminsi urayibonye ntabwo yatsinzwe na Musanze yatsindwa na Mukura nubwo itsinze Tenseri ngo tekinike zabayemo abantu bari kuri match batubwiye ariko igihari nuko nzayikubita kuwa gatandatu.